utangiye gukoresha product nshyashya uhise uzana ibiheri, noneho abantu bose bahise bakubwira ngo ni pagging, ariko se ni pagging koko ni bya biheri bizanwa nuko utangiye product nshya cyangwa ni ibiheri bisanzwe? Ese uramutse ubyitiranyije ni iki cyakubaho? Mu kanya ndakubwira ukuntu ushobora gutandukanya pagging ukayitandukanya no kuba ari ibiheri bisanzwe, n'icyo ugomba gukora igihe uruhu rwawe rwazanye icyo kibazo, kubera ko iyo ubyitiranyije uruhu rwawe ushobora kurwangiza kurenza uko uri kurwitaho. In a world where beauty's prized, Yakweli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Pagging ni iki? Pagging ibaho iyo cells turnover, uruhu kwiyuburura, bikozwe vuba vuba. Noneho akenshi uruhu rwawe ruba rusanzwe rufite microcomedone, ruba rufite utuheri dutoya tutari twahinguka. Iyo ukoresha izo actives, twa duheri twita tuva mu ruhu byihuse, kaba ari bwite ubona tuje ku ruhu rwawe. Ingredients zitera pagging harimo za product zongera cells turnover, uruhu rukiyuburura vuba vuba. Cells agakorwa vuba, ari byo bituma tubona uruhu rwacu ruri gusa neza, kuko iyo uruhu rutari rwiyuburura ntabwo ushobora kubona ko rwahindutse. Niyo mpamvu ugomba kumenya pagging cyangwa ni ibiheri. Ingredients zitera icyo kibazo n'ubundi ni za ingredients zongera cells turnover, amaretinoid nk'amaretinol, amadapalene, amatretinoine, mbese ziriya vitamin A zose twabonye nizo zishobora kugutera kuzana pagging. Kandi murabizi ko kuri retinol icyo kibazo gikunda kubaho, iyo ukitangira ukunda kuzana irritation. Nanone izindi products zishobora kongerera cells turnover ni AHAs, zino za glycolic acid, lactic acid, mandelic, malic acid, mbese ano acid akora exfoliation nayo ashobora kongera cells turnover, ugasanga uruhu rwawe comedone zise zisohokamo vuba vuba. Ikindi gishobora gutuma cells zawe zihuta ni BHIs, arizo salicylic acid. Yo ishobora gutuma uruhu rwawe rwiyuburura vuba vuba, bikaba byagutera kugira utwo duheri dutoya. Niba product itongera cells turnover, ukwiye kubitekerezaho kabiri. Ntabwo ibyo biheri uri kubona ku ruhu rwawe bari pagging, ahubwo biba ari ibiheri. Ukuntu rero wabasha kumenya gutandukanya pagging n'igiheri gisanzwe: icyambere ugomba kugenderaho ni time, igihe ibyo biheri byahise biza. Pagging iba mu cyumweru cya mbere cyangwa ibyumweru bitatu utangiye iyo product. None igiheri gikunda kuza hahandi ukunda kurwara ibiheri. Niba ukunda kurwara ibiheri ku gahanga, ubwo niho na pagging iza. Ikindi ivaho nyuma y'ibyumweru 4 cyangwa 6, ushobora kugeza ku byumweru 8. Mu gihe iyo ari ibiheri bisanzwe kiza ahandi hantu utari usanzwe urwara ibiheri, ko igihe kigenda kiyongera bigenda byiyongera, aho kugabanuka byo bigenda byiyongera. Ikindi gishobora kubwira ko atari pagging ni uko ibyo biheri byawe ushobora kugikora kumva kirakurya, bizanana n'uburyaryate. Pagging n'ibiheri bisanzwe ahantu ugomba kubitandukanyiriza ni kuri time, igihe ibyo biheri byaziye, niba ari mu cyumweru cya mbere cyangwa ari cyumweru cya 4, cyangwa ukareba niba byaje hahandi wari usanzwe urwara ibiheri, wasanga atari hahandi wari usanzwe urwara ibiheri, ubwo ushobora kwita utangira gutekereza ko ari ibiheri. Pagging ntabwo yangiza barrier yawe, ariko nubona pagging iri kukuzanira ubushye igatuma nyine wakwikoraho kumva uruhu rwawe ruri kukurya, ukabona irritation ziri kwiyongera ni nyinshi cyane, ubona uruhu ruri gushishuka cyangwa ruri kwokera, ibyo ntabwo biba bisanzwe. Ni sign z'uko uruhu rwawe ruri kugira irritation, ntabwo ari sign z'uko iyo ari pagging. Ni iyihe mpamvu rero abantu bakunda kwitiranya pagging n'ibiheri bisanzwe? Impamvu ni ano social media. Ibi biganiro ubona ku social media ugasanga umuntu arakubwiye ngo iyo ugitangira product nshya uzana pagging bigenda gutya na gutya, kandi ntabwo uzi neza niba ari product ni izi ingredients zitera pagging. Twabibonye ko ari amaretinoid, AHAs n'ama BHIs.
nawe ibindi byose niba ari amavuta asanzwe ntabwo byashoboka ko yagutera pagingi. Uba ukwiye gutangira gufata solution kuri icyo kibazo, kuko uko utinda niko ibiheri bigenda bikwangiza gahoro gahoro. Uruhu rwangiritse cyangwa barrier yangiritse ntabwo igipfa gukira vuba, niyo mpamvu ugomba gufata umwanzuro ukamenya n'iki cyo gukora, kuko iyo utinze barrier ikangirika cyane no gukira bifata igihe kinini. Niyo mpamvu ugomba kumenya ni ryari ngomba guhagarika izi product, ni ryari ngomba kuzikomeza. Igihe cyose ubonye ibiheri byawe bikomeje bikarenza ibyumweru 8, icyo gihe uba ugomba guhita utangira kuvuga ati izi product reka nzihagarike. Uba ukwiye guhita utangira gushaka izindi zakuvura ibyo biheri. Nanone kuba utararwaraga ibiheri cyangwa wari umaze igihe kinini utararwaraga ibiheri ukabona ibiheri bitangiye guhinguka, ubwo uba ukwiye gutangira gutekereza kuvura ibiheri. Kuba wabona uruhu rwawe rwagira bya bimenyetso twabonye bigera mu 9 bikwereka ko barrier yawe iri kwangirika, nabwo uba ukwiye gutangira kwihutira guhagarika ayo mavuta bitaraba nabi cyane. Skin care consistency ni ingenzi, guhozaho ni ingenzi, kudahindagura skin care product ni ingenzi, ariko igihe cyose ubona uruhu rwawe ruri kubigenderamo, igihe cyose uri kubona uruhu rwawe ruri kwangirika, ni byiza kwihutira guhagarika izo product bitari byaba bibi cyane. Pagging ntabwo ishobora kurenza ibyumweru 4 cyangwa 8 itari yava ku ruhu rwawe. Igihe cyose uri kubona uruhu rwawe ruri kugenda ruhindana, uruhu rwawe ukabona ruri kugenda rwangirika, iyo ntabwo iba ari pagging, ahubwo ni uruhu ruri kugenda rwangirika nyine. Uba ukwiye kwita ufata izindi ngamba zo guhagarika iyo skin care product bitari byaba bibi. Ubutaha tuzareba igihe cya nyacyo skin care zifata kugira ngo ziguhe result, ubone uruhu rwawe rwatangiye gusa neza, igihe uruhu rwawe rwiyuburura. Mbese tuzareba ni ryari ukwiye guhagarika skin care product igihe zitari kuguha umusaruro.